Yes, hello my people abanyarwandakazi nongeye kubaha ikaze kuri day by day news nanabifuriza ibihe byiza aho mugiye muherereye hose. Bahaye ikaze rero ku makuru y'igica munsi, amakuru abari trendy y'amakuru abari kugenda acaracara, dore ko aya makuru yo noneho ateye ubwoba, aya makuru ateye nimba n'agahinda. Ese muri iyi minsi ko ndi kugenda nkora amakuru menshi mbwira abareziti mu by'ukuri mugende muba urumuri muri Rwanda, mu binyenyeri, mu bana mwigisha ndetse n'abana muri rusange mubabere intwari. Twagiye rero mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, ikigo cyahoze ari Eto Gitarama ubu kikaba cyitwa TSS. Ngira ngo abantu benshi murakizi, abantu benshi barakizi kuko ni ikigo cya trendinze cyane, ni ikigo cyaje kuba kiri hit bitewe n'ubumenyi batangaga, ariko uyu munsi haje kuba uhaboneka uwaje kuba yakangiza iki kigo cyangwa se akacyambika isura mbi, dore ko uyu mugabo Nivuguruzwa Thomas yaje kuba ahamwa n'icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa babiri, umwe w'imyaka 15 undi w'imyaka 17, ubundi akabarira n'ibiraha. Ngira ngo rero aya makuru nyaguhaye gutya ntiyaba asobanutse, ahubwo noneho mutere agatebe tuganire, muze mwigire hino kabisa, kandi mwibuka gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byo kuri day by day news bijye bibaho igihe gatanu kuri gatanu kabisa. Ngayo nguko rero reka twinjire mu makuru uko bigiye bimeze neza, ubundi tugende twinjiramo neza kabisa, tugende turebera aya makuru hamwe, kandi mu by'ukuri tugende tunatanga ibitekerezo kugira ngo birusheho kuba byaryoha. Uyu mwarimu cyangwa se uyu mupapa witwa Nivuguruzwa Thomas yaje kuba yahamwa n'icyaha, yaramaze iminsi rero aregwa mu nkiko. Bivugwa ko yasanze abana ku muhanda hariya aho bita mu Butansinda, abana bigendera mu muhanda bari gushakisha abana b'abakobwa babiri rero, umwe w'imyaka 15 undi w'imyaka 17 kabisa, bari bacuruje ibiraha cyangwa se isambusa zirimo ibirayi mwo imbere. Nkuko muri kubibona muri screen rero, ibiraha nibyo ngibyo, ubundi uwo mwarimu nguwo kabisa. Uyu mugabo rero Nivuguruzwa Thomas cyangwa se uyu mwarimu yaje kuba yababwira ati bana muze tugende nge kubagurira ibyo biraha, sinarira mu muhanda kuko ndu umwarimu. Murabibona ko byaba abisebetse. Mu kubajyana rero yabajyanye muri affairs iwe, ahubwo abajyana iwe mu rugo. Mu by'ukuri atangira kurya ibiraha, ubundi afunga nyine inzu ye kubera ko yari yabagejeje iwe. Amaze gufunga rero, amaze kurya ibiraha, ubundi noneho birangira asambanyije aba bana b'abakobwa, birangira aba bana b'abakobwa banaraye iwe, barara mu nyubako yiwe aho yaracumbitse cyangwa se aho yaratuye mu nzu za abarimu, ariko we yaratuye hepfo hafi aho ngaho. Uyu mwarimu rero tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2024 nibwo yaje kuba ajyanwa mu nkiko kubera ibi byaha nyine Karande yari yakoze, ibyaha mu by'ukuri bitakaranzwe nk'umuntu uri smart ndetse n'umuntu uri mature enough mu mutwe, uri kumva ko ibintu yakoze mu by'ukuri ni agahomamunwa. Ndi kubabwira ngo se izi ni inshoberamahanga bari kwigisha, ese yaba inshoberamahanga ko tuzi ko inshoberamahanga yari amagambo atahita avumburwa n'abantu batari abanyarwanda se cyangwa n'abantu baba batumva urwo rurimi neza. Ese ururimi rwo gusambanya abana batoya kanarya ibiraha nizo inshoberamahanga tujye twumva? Uyu Nivuguruzwa Thomas rero w'imyaka isaga 50 uri kumva ko yari yaporoporejwe gufungwa imyaka 25, ariko inzego z'ubushinjacyaha se n'izindi nzego zibishinzwe zaje kuba zimukatira imyaka 10 kabisa, kubera ko baje gusanga mu yindi myaka se cyangwa ahise he yari umwere na bindi byaha yigize agwamo se cyangwa narundi rugomo yize agwamo. Yaje kuba rero yagabanyirizwa, muri kumva ko mu by'ukuri ni nk'akanyafu bamuciriye ngo bamukubite, kuko uri kumva kumukura imyaka 15 ni imyaka myinshi.
babifashijwemo rero na Rwanda Forensic Institute baje kuba batanga ubuhamya ko aba bana mu by'ukuri baje kuba basanga bakoreshejwe imibonano mpuzabitsina, baza gusanga amasohoro y'umwe muri aba bakobwa ari mu ikariso ndetse no mu gitsina imbere amasohoro yagezemo. Rero biza gusangwa ko n'uturemangingo se cyangwa DNA by'uyu mugabo bijya bihura neza 100%. Rero naho ngaho byashingiye ibyaha bita bimuhama. Uyu mugabo we yakomeje ahakana ko ibyo bintu atabikoze, ariko abatanga buhamya benshi harimo n'umukozi we n'umukozi utekera abarimu yakomeje kugenda mushinza, kuko uyu mwarimu yari yasigiye uyu mukozi ubatekera urufunguzo ngo aze gufungurira aba bana, kubera ko yari yasize abafungiranye mu gitondo agiye mu kazi. Ubundi nyine tayari mu kubafungurira bo yagiye atabishyuye 1,300 bari bumvikanye, nibwo rero baje kuba bajya gushaka ubutabera. Ngahe nguko rero ya Day by Day News, twongere tubonane mu kanya, ndabakunda cyane cyane.